ijisho ry'umuhanzi nyarwanda. Ikiganiro cyiza kiduha amakuru meza, inganzo y'abahanzi ni kuri Radio Flash FM 99.4. Ni buri gatandatu guhera saa 7 n'igice kugera saa 8 n'igice. Ariko ko numvise uvuga ko hari impano nshya muri iyi minsi zagutunguye byanyina muri iyi nzira ngo nanjye yanjye imenyekane. Erega twashubijwe ko nta makuru ufite. Ndi gushakisha kuri Radio Flash 99.4 wari guhita ikiganiro cy'inganzo y'abahanzi. Kimo kirazamura inganzo y'abahanzi mu ntara y'Iburasirazuba. Nagira ngo nanjye numve ko icyanjye kiri buceho. Kuri kiri kiganiro inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash FM 99.4 ni buri gatandatu guhera saa 7 n'igice kugera saa 8 n'igice. Ni Izo Boy Justin. Nkurikirana ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash 99.4 FM. Yo, I'm by name of Kamwebaze Brian, also known as A&A Limon. I love and follow inganzo y'abahanzi on Radio Flash FM 90.4. Thanks. Yo, nitwa The Shooter the Big Rapper. Nkunda ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Flash FM 99.4. Stay touch Monica. Nikunde ikiganiro inganzo y'abahanzi a Radio Flash FM ndentungamo. Nitwa Vedaste uzwi ku ndirimbo araduhetse guturuka Matimba. Nkunda inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash FM. Itwa Dr. Rio Lion nkurikira ikiganiro inganzo y'abahanzi gica kuri Flash FM 99.4. Yola nitwa Sani Obede aka Hasala Boy nkurikirana ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash 99.4 FM. Ni wa muhungu Edi Prince nkurikirana ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash 99.4 FM. Nitwa Intore Emi Munyaneza nkunda inganzo y'abahanzi kuri Flash FM 99.4. Hey yo, ni wa muhungu wanyu The Voice Nganzo aka Intangarugero Forever 99.4 Radio Flash FM. Inganzo y'abahanzi ndayikunda. Reka niyumvire ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Flash FM. Ni producer Sal Beats burumwe muri VMM Promo Records. Nkunda kumva ikiganiro inganzo y'abahanzi. Hey yo, nitwa producer Vani muri VMM Promo Records. Nkurikirana ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Flash FM 99.4. Stay in touch. Uwo ni idea film urimo kumva. Nkunda gukurikirana inganzo y'abahanzi kuri Flash FM 99.4. Ngo yo mapenkira, yo mapenkira, yo mapenkira, nukulula mfite. Yo ni DJ Sami on the mix aka number 1 mbarizwa muri Rocky Entertainment. Nkunda kumva ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri 99.4 Flash FM. Stay in touch. Tulabavandimwe bana b'u Rwanda, tulabavandimwe nshuti z'u Rwanda, tulabavandimwe kwisi hose, dukundane dufashanye dusenyera umugozi umwe. Yanome Mr. Love Banlasta the higher level. Nkunda gukurikira ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Flash FM 99.4. Ntukureho ushinge. Babonye ngukunze batangira ibigambo batangira ibihuha ngo bareke ngukunde unkunde ngukunde dukundane ngukunze nk'abanyarukundo jaja Mr. Rupimatoni. Nkunda gukurikira ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Flash FM 99.4 Rupimatoni wa Tony. Rasta never die, I'm a Babylon, no change to ibyo mvugano kuri ni mamo hantanda hands nubwo ntabidance. Yo, it's your boy Sarji. Nkunda gukurikira ikiganiro inganzo y'abahanzi kuri Radio Flash. Now we a king and queen. Let the girl Limon a Brandon King. Oh, now we a king and queen. A&A Limon, let the girl. Old music. Tele mugumikiliza, batewekela bingi kyensaba. Baba watyafumba byonna ebyebireko byesonyiwe. Nawihangane, ene yacubareka, babashaka kuteranya, badutandukanye. Nawihangane, ene yacubareka, babashaka kuteranya, badutandukanye. Senga zako kuwe birungi nga tofa, uletera bingi nga tondi. Teko mukwano
budemuko fune chiselo ndozeko. Ujua mupenzi wangu mimi na wewe hatuachani, ibyo bambwira byose sineze kukureka, aho twavuye ngewe nawe ni twebwe tuhazi, bareke bavuge, bareke bavuge, utakuwa baba wa wana wangu, mimi mama wa wana wako, utakuwa baba wa wana wangu, mimi mama wa wana wako. Okay. ngo iki indirimbo nziza cyane ya INEA Limon umuhungu hari ya Rwimiyaga. Nongere mbasuze cyane mwebwe bwese mwahisemo kwiyumvira Radio Flash FM ivugira kuri 90.4 radio yanyu, radio ibakunda, radio kandi kuva ibakunda namwe mugomba kuyikunda ni byiza. Tariki rero nta yindi ni tariki ya 24 Mata, ni umunsi wa kangahe JHON? Ya numunsi ujana na 14. urumva yuko dusigaje iminsi mike cyane kugira ngo uyu mwaka ugere ku musozo, ari nako dufite byinshi cyane byo gukora. Ni nako dufite byinshi cyane byo gukora rero, hanga tukaba tufite byinshi cyane twabateguriye. Ni kwa kundi bisanzwe nk'ibisanzwe ni ikiganiro Inganzo y'abahanzi. Inganzo y'abahanzi ni ikiganiro mukunda kandi mwumviramo byinshi cyane. Ngerere ubavugisha nta wundi ni DJ Clue, ndi kumwe na gumisiriza John Loki. Yes, hanyuma nkuko twayakubwiye umunsi ni ujana na 14, tukaba dusigaje iminsi 251 kugira ngo uno mwaka ugere ku musozo, ari nako tugenda tubabwira byinshi cyane bigiye bitandukanye kuri uno munsi, kuri wa gatandatu tariki 24 z'ukwezi kwa kane, cyane ko ukwezi kwa kane kurimo kugenda kugana ku musozo, ari nako tujya hafi muri kimwe cya kabiri cy'umwaka. Urumva ko dusigaje amezi make cyane, atari hejuru yangahe, atari hejuru ya 6 kugira ngo uno mwaka tugere ku musozo. Uratwumva rero kuri 89 n'ibice 2, 95 n'ibice 7, deni wamanuka hano hafi Nyagatare cyangwa se ntandi twumvikanira ukatwumva kuri 90 n'ibice 4. Iyo radio rero 90 n'ibice 4, umuyobozi wayo na wundi ni Kwigira Isa, ni uyoboye ibiganiro byose, gahunda za radio. Deni ku buhanga bw'ibyuma ni bisanzwe ni wa muhungu wanyu DJ Clue. Gariro nawe icyamamare munyamakuru Radio Flash FM, yaba audio cyangwa se ishusho, radio na TV. Nizere ko mwese mumeze neza, abanyamakuru ba Radio Flash mwese saluti. Abambasaderi mwese rero mbabwira ngo mumeze mutese, nizere ko mumeze neza cyane. Twangiye twigarukiye rero JHON, twabanza se tugashyiraho telefone bakadusuza cyangwa bimeze bite JHON? Ya dufite igihe gitoya cyane, dufite byinshi byo gukora, sinzi telefone n'ibiti iri tayari, twahita twitaba abantu nka 2-3 bakatubwira uburyo ki weekend yabo imeze, ndetse n'uburyo biteguye kuba bakumva cyangwa se turebe se bari tayari kumva ikiganiro Inganzo y'abahanzi, cyangwa tuributse yuko Inganzo y'abahanzi ari ikiganiro cyangwa se ari show ibigamije kuzamura impano z'abahanzi bo mu ntara y'Iburasirazuba ndetse n'abakizamuka muri rusange. Ariko bamwe bagitangira umuziki cyane nibo twibandaho cyane nibo twibandaho. Rero turaza kuba tugufitiye hano umutumirwa, ni umusore mwiza cyane, yambaye neza, araberewe, ni umusore uturuka hara Rwimiyaga. Abantu barwimiyaga mwese nabatesa yuti, harimo bambabazi aho ngaho, mbabazi nizere kumeze neza. Mucyo na Rawe Yunus na bafamiye cyangwa se na Mutoni n'abandi bose batwumva bari mu Kirebe, barimo batayana n'abandi mwese muri hose hagiye atandukanye, mukomeze kugenda mumererwa neza cyane. Bugaragara Faustin muri ino weekend mukomeze kugenda mumererwa neza, muryoherwa nayo. Ya Faustin bugaragara nizere kumeze neza, nimba ari kuyitwa ngira ngo na Faustin Fisto ngira ngo ngosuze nawe Yisumani ahanga ku munara Nyarupfubire na Eric n'abasirikari mwese muri aho ngaho Nyarupfubire, Jene n'ahandi muri ko twumva n'abapolisi bacu ko bakora akazi neza cyane. JHON rero nakubwira ngo mwe mwumva Radio Flash, iki kiganiro ni cya kiganiro cyanyu mwumviramo ibintu byinshi. Aho ngaho nimuze kujya kuri rero tubafitiye ikiganiro n'abatumirwa banyu. Ngira ngo ni ikiganiro cyabaye mu minsi itambutse kuri radio nkuru, ariko cyerekeranye nyine n'inganzo y'abahanzi. Turagira ngo tuze kukibumvisha mugene musobanukirwa inyungu yo kwandikisha ibihangano byanyu, igihombo kirimo mu kutandikisha igihangano cyawe,
ese inyungu igihangano cyawe cyakugirira, ese inyungu kiri kugenda kigirira umuntu udagifite uburenganzira cyangwa se utakitanzeho n'amafaranga n'igiceri. Abahanzi mwese rero ndabasuje cyane aho muri, nizere ko ikiganiro ni cyanyu. Aba producer mwese salute ndabakunda cyane. Muri touch aho ngaho muri Odd Music, nizere ko mumeze neza n'abandi ba producer mwese abanyamakuru dukorana umwuga umwe. John ni bande? Ya barimo Ntambaragaro natangiye gukora ibiganiro online cyangwa se kuri YouTube channel ni Ntambaragaro official, kagenda ureba byinshi cyane yagutse. Nakwigira nawe ni kwigira nawe afite televiziyo. Kwigira TV. Kwigira TV. Kwigira ngo kwigira isa TV. Ariko isa nawe wagira ngo afite n'imiti. Kuko channel y'abanyana yageze. Yirukanse wagira ngo ifite indege. Nuko ngoko yabimeze. Hanyuma ndetse abantu barimo ba Mansina Davis twizere kumeze neza. Cyubahiro gasabira gati ni Kigali twizere kumeze neza cyane. Dusuza cyane Abel Chavez nawe twizere kumeze neza cyane. Yo kuvuga Chavez harya nikanga navuze Cyubahiro. Abel n'abanyamakuru mwese mukorera aho ngaho Kigali Kimihurura, nizere ko mumeze neza cyane kabisa mwese. Nizere John bimeze bite? Ese weekend imeze ite? Yari imeze ite? Weekend imeze neza cyane ko nagiye ntembera mu bice bigiye bitandukanye byo mu murenge wa Nyagatare. Natembereye ahantu hitwa Cyabayaga ndetse na Nyakabuye. Se John wabanza tukiyakirira umutumirwa wacu tugatangirana nawe dere twabumvisha cya kiganiro cyatuba tumvisha ikiganiro. Reka gusa icyo turi buze kuba tuganiraho cyangwa se dore ingingo turi buze kuba tugenda tugarukaho, turaza gusobanukirwa ibigiye bitandukanye ku gihangano mu by'ubwenge. Igihangano mu by'ubwenge ni ikintu umuntu yihimbiye cyangwa se agikuye mu bwenge bwe, yagihimbye abigenewe cyangwa se byemewe mu nganda, ibihangano by'ubugeni n'ibindi byinshi cyane bigiye bitandukanye. Gusa ibihangano mu by'ubwenge gitanga uburenganzira mu kurinda inyungu za nyiracyo ndetse n'uburenganzira ku gihangano ni ingenzi cyane, kuko kurinda cyangwa se kurinda icyo gihangano biteza imbere nyiracyo ndetse n'igihangano ubwacyo, kuko bitenza imbere mu guhanga udushyashya. Harimo kuba harimo kwirinda kuba hari umuntu ushobora kunyura ku ruhande akaba yaza akabihimba cyangwa se akabyigana akabipirata, bigatuma bya bindi bari waragezeho bihungabana cyangwa se bitagenda neza. Byose turaza kuba tugenda tubirebera hamwe. Reka twumve indirimbo imwe hanyuma turagaruka twakira umutumirwa wacu umunsi cyangwa se uyu munsi twabateguriye cyangwa se twabazaniye hano, agenda tubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye. Ari nako tuvuga tuti reka tugenda tunaganira na bamwe mu babifite mu nshingano cyangwa se bamwe mu bayobozi ku rwego rw'igihugu badusobanurira byinshi cyane bigiye bitandukanye bijyanye no kwandikisha ibihangano. John rero ravuga ngo reka twimve indirimbo imwe gusa. Iyo ndirimbo rero nta yindi, ni indirimbo ya The Shooter ni umusore nawe wahariya. The Shooter mu DJ akaba n'umuririmbyi. Ni The Shooter w'umuririmbyi nawe ni warwimiyaga. Witwa The Shooter nzi wabarija. The Shooter ubaninga. Rwimiyaga nawe yaba ababaninga ntago ari aba DJ n'aba disc banner. Ariko aba disc banners baba DJs nabo barahari. Reka DJ ni DJ nyine kwa DJ urabyumva. Ubaninga ababaninga nyine arapirata. Hoya arapirata niba ura n'umujura ahubwo. Ubaninga ura n'ubujura. Reka twumviye indirimbo rero ya The Shooter, ndaza nkubwira byinshi kuri iyi ndirimbo. The Shooter, the big rapper. Yeah, baby girl, nyihanganira ndashaka guparika ifarashi mu busitani burimo twatsi hamwe imanuka gato yigashoka ku mazi. Tell me what you need, amatama masa ntasabira ifarashi gesigati. Dore hano mfite cash ariko wihangane rwose umarire sari farashi. Wawe ntutinye n'ababyeyi bawe ntibari bubimenye. Ifarashi yanjye nayo ntiri bwone n'ubu busitani ntibugaragaza ubwone. Yesu bikora nitonze, ifarashi nyiragira nk'uwateguye. Niyo yaba ari jye wagusuye twagigira nkataha imvura ihaguye. Ukuri kose ndi bukwakire nure
hasi na gato kava kwibuye umunyangura burya bikurenge wowe fungura imiryango mbwira uti welcome ye baba we bigenjene ko wanshanze wareka nkomeze niragirira ububwatsi n'ubundi ni nyirako wabunteshe yeah binkorere sinzimura oya mbere mfura dore mbanje kwisegura sindira inyama gutukura iyo nakunze ngusha imvura dore mi faso rasi do si raso famire do niko gasa wundi numva nkakongeza gakado nirekuye nta bugugu nanyeganyeje ipoko tujya shopu mu isoko tuvuyeho mu kunkoko jejegere ibintu ni jejegere mu muhanda ni jejegere amanigati yeyeyeye nimureba umwana deshuta yipeveye indimi abo bose ubihorere baba bashaka kurya amafi batirobeye uracugusa ataye bagatama ekiribure bakuzura ubushyuhe bushye barashwe misire bagasinga bagira bati mu nzozi muhuru baha amahirwe kagasinyatire bisasire uracugusa ataye bagatabo bakoye bakishijisha kandi mu mitima bahiye bakibyinisha ibyazenguruka duhure nka gufata akaboko nkubwira nitwagiye ese kwa maniga yose mbona wayahengetse njyewe nagufashe nteko mbona ari njye wimitse ye baba we bigenjene ko wanshanze wareka nkomeze niragirira ububwatsi n'ubundi ni nyirako wabunteshe yeah binkorere sinzimura oya mbere mfura dore mbanje kwisegura sindira inyama gutukura iyo nakunze ngusha imvura Oye baba we jejigile iyo nakunze ngusha imvura baba sorry kwita byabura nawe urayigwisha nzaba ndeba ndese barakubisha iyo nakunze ngusha imvura nje hago ndi imana ni gusha imvura uyu mutipe nawe nimba biterwa n'imvura yariyo si imvura se ushatse kuvuga ni nje imvura nzi nyine nimwe nyine uziye uzi imvura yihuru imvura bundi so twabisobanura gute Okay, dushobora rero kwitaba telefone babiri bakiya babahura nimero vuba muhano n'umutumirwa wacu kaze kuko ubu ngubu tuvugana yageze studio 94 arahari kabisa bamwita Chitaman n'umuhanzi hakaba Varwimiyaga abantu Varwimiyaga ndabizi ko mwateretseho mwese mushobora guhitamo namuhamagara by the way ubu ngubu ushobora guhamagara abantu tari batangiye guhamagara 07 umudugudu Hello. Urasikiye. So bro. Bari mu gishano karangazi. Karangazi. Natumeze fresh. Musuriza cyane abantu bakabiriza. Ndabasuhuza. Ubwo ngo nyine mbamateze amatwi n'ikijekeye. Yego. Umutumirwa rwose ntari birye. Bamwita Chitaman rero n'umuhanzi akaba igimiyaga abantu navuga n'abantu rwimiyaga nizere ko mwese muri kumumva gira ngo nahandi henshi cyane John uyu muhanzi uramubona utese nubwo tutari kuri TV reka banza niyo mbere ngo nawe allo flash nga allo sayigendera yes hanyuma umutumirwa w'umunsi cyangwa se umuntu tugiye kuba tugiye tuganira hamwe nawe ni umusore wenda ku bantu batarimo kumureba ni umusore wirabura afite imisatsi yajya ikora brown cyangwa se irasa n'itaka ariko rya rindi ry'umutuku arasa neza kabisa umutuku yambaye amaherena ariho n'imisaraba amarinete y'ubururu arirabura si muremure si mugufi umusatsi ni mwinshi ariko si cyane afite ipantaro yirabura ndetse n'agapira k'umweru cyangwa se k'igitare karimo grife z'umuhondo ubururu ndetse n'umukara kabisa ku maboko nta kintu kiriho ariko biragaragara yuko afite igikabyo cyinshi cyane abari muri la groupe ya showbiz baraza kumubona turaza gusoza tumurya agapica hara tukoherezemo murebe icyamamare kiba cyavuye rwimiyaga kabisa ariko mu rwimiyaga by the way haba ibyamamare hari abana babifunze ene harya se aturuka baba bifunze zare ko ni aturuka ariko gereka ukuntu abayambaye nawe bafunga kose uko babigenza kose The cheetah arabarenze kabisa. The cheetah arabarenze. Reka tumuhereze ikaze ubundi.
musore rero dushobora kuguha ikaze hano muri studio za 90.4 then ukabwira abafana icyo ubazaniye tuguha ikaze bro. Garutse muri beat nice n'amagini uzambarize mu madina dafite amatiku aneva kiti cyatikoza mini cyaki nicyakirara gikora umuziki hunga kita guhitana gabanya nge ntarahasesekara wibeshya abanyarwanda ntarabaye ikinyarwanda katirizo bifu zitarakumena bifu ubundi vasi zanjye zikaza nka docteur ya bravo kabisa ibyo bintu itaza kubikora no kuntu urimo kugaragara rwose ntabwo byari kugaragara neza katuba twumva indirimbo ye gake tuyumveze garutse muri beat nice n'amagini uzambarize mu madina dafite amatiku aneva kiti cyatikoza mini cyaki nicyakirara gikora umuziki hunga kitaguhitana kabanyagusanje ntarahasesekara wibeshya abanyarwanda ntarabaye ikinyarwanda katirizo bifu zitarakumena ibifu ubundi vasi zanjye zikaza nka docteur nyende zinyikaragaho nzizunga ziri ubundi show ikabi yo gufena nipo weyegero visi vasi dora kantu zirakaze nyicaza hano bikoro bigwe mu bikunde paparazi mu kigunda kajwe mfata kunda ndara nandika amajoro pemu niyo nshaka ngaho gabanya ifuke dukore mwikopeshi sigaho twe dukora amabara ari nako tuguma kwamamara sigaho twe dukora amabara bakajuga bari kugataratara bamwisa The Cheetah Man agenda tubwira byinshi cyane bigiye bitandukanye wumvise uburyo azamuka mu ndirimbo cyangwa se uburyo agenda azamukamo urabyumva ukumva ari ibintu byiza cyane The Cheetah umurimo kumva The Cheetah Man kano kanya wumvise ino ndirimbo yitwa bayita sigaho iyi ndirimbo ayikoze ute ubundi The Cheetah ni muntu ki ku muntu utamuzi kugira ngo amumenye Cheetah ku bantu batamuzi ni umusore uvuka mu bana batanu abakorera umuziki nyine tuwawukura by'imiyaga gusa nyine ku batamuzi wanamusobanuye cyane umusore w'igikara muremure utari muremure ufite amaso mato abenshi bakunda kumbwira ngo nsa nka Ishkevin ubundi Ishkevin wenda The Cheetah Man niko tubona imyitwarire yawe cyangwa se dressing code yawe uburyo wambaye ntabwo ari by'abahanzi bo mu ntara y'Iburasirazuba dusanzwe tumenye bigaragara ko ntibizateza ikibazo cyangwa abantu bamwe ntibazumve kimwe nawe babura abafana cyangwa nagakoryo kawe cyangwa se utuyinaha si huba bimeze bite dusobanurire kabisa ntuyinaha nahaba ariko umuziki nkukorera keji nyine tu Nyamirambo ibintu bijyanye na dressing code kuki wahisemo kwiyambarira gutyo bitandukanye n'abastar mu musatsi ugashyiramo tentire ya brown no kuvuga ngo nje ubundi showbiz maze iminsi nyikurikirana yanga kuri flash neza cyane ndanabashimira cyane noneho hanyuma none ngewe navuze ati reka nzane ikintu bita change nyine muri music impinduka iraza ikazira mu myambarire ikazira kuri dressing code amaherena y'imisaraba buriya uri umukristo ndi umukristo nk'umunyagatolika usengera muri itorero sengera muri katolike Cheetah Man rero dukomeza tugenda no kugera ku musozi kwadi ikiganiro cyane tugiye kumvisha cyo muri RDB ubundi se ibihangano byawe warabyandikishije Cheetah Man ibihangano narabyandikishije kabisa iyi ndirimbo iranditse muri RDB nagiri muri RDB nibyo nakubazaga ntago urayandikisha The Cheetah ufite indirimbo zingahe se watangiye umuziki wawe ryari maze igihe kingana gute mu muziki mu muziki mazemo imyaka 2 gusa indirimbo yingiyi sigaho niri hanze izindi ebyiri zo ntago zirajya hanze mu byibura mu kwa 7 zaba zageze hanze ufite iyi gahunda muri muzika hase nukuza ukagenda nk'umwana uvuka inahangaha kubikora wishimisha ni business uri kubikora bimeze bite ntabwo ndimo ndabikora nk'umuntu wishimisha of course nshaka kubikora nyine nk'ibintu biri business
bizatunga n'abazanturukaho noneho kwanza. So inama wagira umuhanzi ko abahanzi kenshi bafite ikibazo cyo kujya muri studio bakaririmba indirimbo then bamara kuyisoza bakayizana abanyamakuru ngo byarangiye, ese wabagira iye nama ko mu buryo bwa promo bitewe n'ukuntu ugenda promoting ibihangano byawe ko biragaragara ko uri wizanye waraje, we wabitekereje gute mu gihe umuhanzi wunza atekereza ku munyamakuru yamusanga iwabo? Ubundi ni ukuvuga ngo ubabaye ni ubanda urugi ubundi tu ntabwo waba ukeneye kuzamuka cyangwa kumenyekana wowe wigumira iwanyu umunyamakuru azaza kureba, wowe nimba ukora ibintu bikunze bikora ubugwemo bikunde nyine tu. Okay. Kunama za Chitamani rero, se Chitamani ibihangano byawe uretse hano kuri Flash wabishaka ukaba wabyumva cyangwa wazana bisaba tukabiguha, ese atarebye hano kuri Flash nko ku macano za Facebook cyangwa ama YouTube ibihangano byawe wabibona, se iyi muntu yagukura he, address zawe ni yihe, tugenda tugana no ku musozo bro? Ni ukuvuga ngo umuntu ushaka kureba ibihangano byanjye akaba yanamfasha nyine mu gukora za subscribe. Mfite YouTube channel ni Chitamani official, akabireba agakora subscribe kabisa nk'umupiti waho. Iyi ndirimbo kari nziza wayikoreye, producer wayikoze ninde ko ntari kumusobanukirwa neza, bigaragare kari mushyashya? Umuproducer ntago ari mushyashya kabisa, bamwita Mantramed akora Nyamirambo. Yanakuriye na barasine cyane na ba mistake arazwi bya hatari. Okay. Yes, duhamagara ku 0787707727 ubundi ugira icyo baza digital umuhanzi wanyu w'intara y'Urasira. Ariko mu kandi kabazo gato, showbiz yina urayibona utese yari imeze nk'umuntu uvuka inaha? Showbiz yina uburyo nayibonaga mbere ntago abanyamakuru cyangwa se district yahanga nyine yitaga ku bintu bijyanye nyine na artist bijyanye na music, wapi ntago babyitaga. Ariko ni nanjye niyo kintu mbashimira nuko wenda bitashoboka ngo babireba bari gutwumva. Turasa neza Gongwiki yagendera ngoro wiwawe rw'imiyaga. Abantu barw'imiyaga mwese kabisa saliyoti twaza. Hello Flash. Hello. Hello. Kuri abahanzi bacu nuko indirimbo bakunze kuzizana kuri radio mu minsi indi minsi usanga bose nta n'umukivurwa nta n'umukirangwa. Ese ni iyihe ngamba bafite yo kukomeza ngo umuziki wamuganuka mbere no kubera iki? Aragusubiza kabisa. Sawa sadi cya salamu mugafara. Mugafara badusubize cya salama. Wabyumvishe abahanzi muraza se mugata mugenda ese abahanzi muraza se mufite umugambi kuba ibyo mukora mwabivana n'inyungu. Hello Flash. Asaygendera undi muntu umwe hanyuma utangira usubiza ibibazo by'aba bafana. Tugenda no kubisoza. Hello Flash. Hello. Chitamani amaze igihe mu muziki afite indirimbo zingana iki? Ni indirimbo imwe kabisa. Afite indirimbo imwe kabisa. Umaze igihe imaze kugera ahagaragara, amazemo imyaka 2. Imyaka 2 ni yamaze muri muzika. Yes, hanyuma wenda tugana ku musozo, ese de Chitamani ni irihe tandukaniro uje kugaragaza mu ntara y'Iburasirazuba by'umwihariko muri entertainment cyangwa se muri abahanzi usanzwe uzi hariya iwanyu barahari, ese ni ikigiye kubakosoraho nka Dishuta aririmba hip hop? Hello Flash. Hello manzi w'icyamamare. Ariko mana yanjye radio Flash muri abambere. Bimeze bite manzi? Wamwadishimishije mana yanjye. Aho neza bitewe n'abahanzi bamwazimiyeho rero. Tubasuhuze mwese n'abantu bo mu isoko di. Kabisa. Okay. DJ Kuru. Yeah man. Ijisho ry'umuhanzi kora akazi kose umusa. N'abanzi bacu bagomba kugenda batera imbere kabisa. Manzi rero n'umuhanzi cyangwa se nawe akaba akunda abahanzi. Iyo ukunda abahanzi burya ubaye umuhanzi. Tugushimire cyane aho ngo mu isoko rya kijyambere mwese tubasuhuza nabayereke by the way. Tugira ku musozo rero, Chitamani ni iki wasaba abafana bawe? Ese inaha muroroye baguhinka, ufite batera nkunga, ufite manager ni wanyu bagufasha mu muziki wawe? Twihuta ugenda usobanura abantu Chitamani.
nukuvuga ngo umuziki wanjye nta baterankunga mfite wenda usibye cyane cyane ntago navanga ntashimiye mama kabisa mama niwe ugerageza kunyumva muri famiye kavuga ati fata aya mafaranga uyongeranye nayo ufite ndabizi ufite talent ugenda ubikore kabisa. Okay, turagushimye rero mama wa Chitamani, komerezaho mu gihe abandi babyeyi bavuga ngo ibi bintu wagiyemo ni iby'abasazi cyane cyane. By the way, n'abakobwa binahangana n'abanenge, kuki mudashaka kujya muri video abakobwa bo intara burasirazuba muri beza, kubera iki mudashaka kujya muri video? Nahoze mbona kare kuri post mujye muri video. Reka wenda iki kiganiro uje ku bintu bijyanye n'abakobwa tuzagikora. Ugarutse ku bintu bijyanye n'abakobwa, hari post nigere nabonaga kare ivuga yuko umwe mu bahanzi bahano muri kano kare ka Nyagatare ngatangiye kujya aryamana n'abakobwa bose. Oya zira nkuru ntago nyamunda kuzemera. Oya no kubeshya. Ariko rimwe na rimwe usanga ari byo. Oya no kubeshya. Rimwe na rimwe usanga ari byo. Oya ni Edi Prince baba bari kuvuga, ariko ngiye ntago mbyemera biriya kuko kenshi. Oya ntago mvugiye Edi Prince cyangwa se niki, ariko barahari. Oya urabona zira nkuru zo kwandika ngiye kenshi ntago nzemera kuko ngiye nkunda live ubundi uvugana n'umuntu akagusubiza ukumva ijwi rye cyo yagusubije. Umuntu ntiwageze umuvugisha uragiye wandika hariya ntiyasubije. Ntago biri ari ibintu ni inkuru yitwa paparazzi nyine y'ibihuha. Ibihuha rero ibihuha biriho ariko kuri nako kuriho. Oya burange se nanabisoma kuko ntago ikintu cy'igihuha nge cyamfata umwanya wanjye. Ya nese wowe urumva tugire icyo tubaza no mutumirwa wacu The Cheetah atubwire ku kintu kijyanye n'abakobwa cyane ko byagiye bigaragara no ku bastari barenze nka ba Bruce Melody byamubayeho mufana wamutera inda. Ese icyo kintu mwebwe mukibona gute? Cyo kwa mwakorana n'abakobwa indirimbo hanyuma bikarangira muryamanye nabo. ni ukuvuga ngo ntago abantu bose ari kimwe. Hari abantu nyine bakunda ibintu, ni ukuvuga ngo ibintu ukunda ntago ari byo ngiye nakunda. Abo bantu barahari kandi nta nubwo ari no mu bahanzi gusa. Ushobora no kuba ufite business kugira ngo umuntu umuhereze akazi bigasaba ko muryamana cyangwa se ari ibindi bintu mwaka kabisa. Ibyo turabiciye turanabyamaganye rero tugusezeho cyane wakoze musore wacu kuza kwemera ubutumire bwacu. Ese rw'imiyaga urabatubwira ngo iki? Ese nidukenera kongera kuguhamagara uzaboneka? Ni mukenera kongera kumamagara nzaboneka, ariko abafana banje ngiye nabahereza mbega social media bajya banankurikirana nkabahereza na nomero abazabasha kumamagara. Nta kibazo kabisa gwahe. Twakwihutisha cyane ko dufite iminota mikeya. Mu kuvuga ati nomero zanjye za telefone ni 078 294 534 9 hanyuma kuri social media bakansanga hose nyine tu YouTube channel ni Chitamani official, Instagram ni Chitamani Kim, Facebook ni Chitamani Kim hose. Okay, udusubize abantu bose barw'imiyaga cyane cyane na mami wawe. By the way, asante sana Chitamani. Zakajugu ziri kukutara. garutse muri biti nica n'amagini uzambarize mu madini adafite amatiku aneva cyeti cyati koza mini cyaki ni cyakirara gikora umuzigi hunga kitaguhitana kabanyagusara nge ntarahasesekara wibeshya abanyarwanda ntarabaye ikinyarwanda katirizo bifu zitarakumena ibifu. Uwo rero kaba ari umusore wanyu waho rw'imiyaga cyangwa se wacu hano mu ntara ya Rurasira mu nganzo y'abahanzi. Narakubwiye ngo inganzo y'abahanzi ni ikiganiro abahanzi bazamukiramo bakamenyekana, nawe aho ngaho uri ibicumbi ukamumenya kandi yibere hano rw'imiyaga. John uyu muhanzi nge namukunze kabisa. Ya namukunze cyane, urebye kuri dressing code kuko urareba ukabona yuko ari iby'abahanzi cyangwa se ari iby'abastar, ari iby'abari discipline yazigiye bw'imisubirize arasubiza smart kabisa, ibintu biba bimeze neza cyane. John rero reka tujye ku yindi ngingo ari nayo ya nyuma tugana ku musozo. Hari ibyagiye bivugwa yuko cyangwa se bikunze kugaragara ko abahanzi batandikisha ibihangano byabo. Kubera kutandikisha ibihangano byabo cyangwa se n'ababyandikishije ariko ntibabikurikirane, bombi byagiye bagiraho ingaruka zigiye zitandukanye, harimo n'ingero zifatika na hano muri no ntara y'Iburasirazuba. Murabizi cyane ya ndirimbo Ikereti Muvunyi ndetse na ya korali Jovanis. Yes, murabizi neza cyane. Urwo urugero rwiza
washingiraho ubona ingaruka zo kutandikisha iki igihangano cyawe. Wa wundi waririmbye indirimbo umwe yandikishije wayandikishije ari right kuba yahana wa wundi wageze gute wayisubiyemo mu buryo bunyuranyije n'amategeko akaba yanatuma abafana batakara kubera yuko imere wayo bamaze kugenda kare. Umva John, hari n'abandi bahanzi benshi duhura bakambwira ese DJ Kuro kujyana ibihangano byacu kuri biki bagatangira bakajya batubarira bakavuga ngo ati namba n'ibiki byose muraje mu byiyumvire, byose muraje mumenye ngo aho abishyura ni bande, ese company zitanga amafaranga muri RDB kwandikisha ibihangano byabo ni bande, ese bimeze gute? John, dushobora no kwita tubasezera kuko kino kiganiro kiraza guhita kirengangira ngo mu gake ariko turakibasegiramo kugira mwe mu cyumva then noneho mubashe gusobanukirwa inyungu zo kwandikisha ibihangano byanyu n'ibihombo byo gutandikisha ibihangano byanyu. Hanyuma tuzongera tubonane ubutaha tubwire mwakoze cyane mukurikirane kino kiganiro, tuzongere tubonane ku munsi wo kuwa gatandatu nk'uyu nguyu mu kiganiro Inganzo y'Abahanzi. Asante sana rero twabaga kutuza no guhostinga umukobwa wari mu marushanwa tukavugana ariko ntibidukunde bitewe n'iminota tuzamuvugisha ubutaha. By the way uriya witwa Dirisia yari mu marushanwa ari nasano we yarakomeje ari nasano no kuri TV ubungubu abaza kuba bari kureba TV baraza kumubona mu marushanwa. By the way ameze neza cyane, umwe mu bakobwa bameze neza n'abandi mumurebereho munamutore umukurikire n'umuntu wacu wo hano mu Rwanda. So turabashimiye cyane rero nabakunze nanjye mwankunze kandi Radio Flash iracyabakunda izakomeza ibakunde. Ikiganiro nta kindi mugiye kucyumva ni menya. Hey, keep on listening to number 1 radio station none for the best. Inganzo y'abahanzi ni kuri Radio Flash FM 90.9. Ni bwo gatandatu guhera saa 7 n'igice kugera saa 8 n'igice. Ngayo ngukorera umukanya gashize nahoze mbabwira ko uyu munsi tugiye kuganira ku kintu cyitwa umutungo mu by'ubwenge, kuko buriya iyo ugiye kureba usanga abantu benshi bakora ibihangano akagikiraho ngaho akaba umustar akamenyekana, hari ugasanga ntabwo cyandikishije ejo cyangwa se ejo bundi kikajya gutunga abandi cyangwa se kikajya guteza imbere abandi bantu wenda we ari aho ngaho gutyo gusa. Uyu munsi rero tugiye kubiganiraho ibihangano byose, amoko y'ibihangano yose uko muyazi, hari ibikorwa mu bugeni, hari abaririmbyi, hari abashushanya. Ubwo turaza kunareba ariko ubundi bavuze igihangano kiba ari iki cyangwa se umutungo w'umuntu mu by'ubwenge ubundi ugizwe n'iki. Hanyuma tuze kureba ese kubyandikisha bimaze iki, bimariye iki nyiri kubyandikisha, biramarira iki igihugu muri rusange ndetse na societe. Hanyuma tuze kureba ese mu Rwanda ko amategeko ateganya ko byose nyine umutungo w'umuntu mu by'ubwenge awandikisha mu Rwanda biritabirwa ku rwego rungana gute. Iyo ni ingingo tugiye kuganiraho, hanyuma twizera ko muze kutubwira kandi uko bimeze mukadusangiza ubuhamya cyangwa se experience yanyu, cyane ko mw'iki gihe gukoresha imbaraga nabonye bitagipfa ntabwo bigezweho cyane muri iyi minsi. Abantu barimo barakoresha umutwe. Ese ibyo bintu turimo dukora, ubwo ndaza kubaza niba n'ibintu dukora aha ngaha natwe umuntu ashobora kugenda akabyandikisha akavuga ati iri jambo mvuga cyane kuri radio n'iryanjye ntazagira umunyamakuru usubira kurikoresha. Turaza kubireba. Hanyuma rero dufite abatumirwa bagiye kudufasha gusesengura ingingo. Reka duhere kuri Ken Matsiko baturutse muri RDB, ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, ari nacyo gishinzwe n'ubundi gukurikirana bene yingibi, cyane ko n'undi yaturutse mu biro by'umwanditsi mukuru mu ishami ry'ibijyanye n'umutungo bwite mu by'ubwenge. Muraho neza? Muraho neza Alphonse. Tugoye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Abantu barimo baritabira se kwandikisha imitungo yabo mu by'ubwenge cyangwa se ibihangano byabo? Twavuga ko bitabira no kigero kitari kibi, ariko nyine haracyari amahirwe yo kwiyongera, yo gukura, kongera kwandikisha birenze uko birimo gukorwa uyu munsi. Ese biriya bintu bifite akamaro?
bifite akamaro cyane ubwo mukanyura bitubwira hanyuma turi kumwe kandi na Metri Ntazinda Pius ni umunyamategeko murabyumva ariko akunda kwibanda cyane mu kurengera umutungo bwite mu by'ubwenge Mete muraho neza muraho neza bwana Alphonse hanze ahangaha abantu barimo barakwiyambaza se iyo twavogereye imitungo yabo mu by'ubwenge bazi ko ubwo burenganzira bwo kujya mu mategeko babufite hari abanyiyambaza ariko ari n'abatabikora kuko batabizi cyangwa batandikishije n'ubwo burenganzira bwabo cyane cyane wenda amasosiyete niyakunze kubikora ariko dukeneye no kubona abantu ku giti cyaba abahanzi abanyabugeni n'abandi bitabira cyane kuko buriya iyo utacyandikishije burya ngo utanze kucyandikisha buriya nshatse ndacyiyitirira uracyiyitirira bikaba byagora nyiracyo kubigaragaza ko ari we nyiracyo mu gihe atacyandikishije ariko ngo na leta hari ukuntu ijya yiyitirira ibintu by'abantu ubushize hari inama yigeze kuba ubwo na akantu gato kugira ngo tubanze tunatubyiga tubenemere ko dutangira hari umuntu wavuze ati ariko umuntu wazanye nk'akarima k'igikoni ko ntawe tuzi iyo ugiye kureba muri radiyo uzanga kanditseho leta niyo yakoze kari akantu ibintu nk'ibyo urabona ni umutungo mu by'ubwenge wenda sinzi niba icyo ari cyo gihe cyo kubivuga ntacyo hanyuma rero turi kumwe kandi n'umunyabugeni uza kugira umwanya munini kandi akanadufasha kuko urumva turimo turavuga ibintu abamo umunsi ku munsi ntaho ari buze kuducikira ni bwana Uweburiza Ale ni umunyabugeni ushushanya ariko ibindi bwaraza kubyivugira Ale muraho neza Alphonse tugoye ikaze mu kiganiro murakoze cyane ngaba rero abatumirwa tugiye kubana mu kiganiro cyacu mu gihe cy'isaha imwe ntekereza ko muza kugerageza kubaha ibitekerezo kubabaza cyangwa se kubunganira hanyuma rero tukamenya neza akamaro ko kuba igihangano cyanjye cyangwa se igihangano cy'umuntu runaka cyanditswe bikaba bizwi ko ari icye ubwo muraza kumva n'inyungu zirimo niyo mpamvu dutangirana Madame Keren kugira ngo abanza se munasobanura ubundi iyo bavuze umutungo bwite mu by'ubwenge ubundi umuntu agomba kumva iki ugizwe n'ibiki baba bavuze aho ngaho kugira ngo ubwo tujye kubwira n'abantu kwandikisha n'ibintu ariko bazi n'ibyo bandikisha ibyo ari byo urakoze bwana Alphonse ubundi umutungo bwite mu by'ubwenge bivuze ibihangano cyangwa ibintu biremwa n'ubwenge bw'umuntu umuntu kuba yakoresheje ubuhanga bwe ubumenyi bwe cyangwa se amashuri yize ariko agashobora kuba yahanga ikintu gishyashya kitari kihari gifite akamaro runaka icyo ngicyo iyo yagihanze yakoresheje ubwenge bwe yakoresheje ubumenyi bwe yakoresheje umutwe we niko tukunda kubivuga ngo human mind ubwo ngubwo nyine bibabaye umutungo bwite mu by'ubwenge hanyuma ubwo kigatangira kubaho mu ntekerezo cyangwa cyamaze kugera hariya nibwo gitangira kwitwa ko cyamaze kubaho cyamaze kuba icyaha urakoze cyane icyo ni ikibazo cyiza kuko akenshi duhura n'abantu nyine agashobora kuba yabyibeshaho agatekereza ati nimba mfite igitekerezo nshobora kugenda nkacyandikisha ariko ntabwo tujya twandika ibitekerezo iyo warangije gukora ikintu cyagiye hariya gihari kigaragara nibwo gishobora kuba umutungo bwite mu bw'ubwenge wenda akandi nakongeraho nuko kugira ngo abe umutungo ubundi icyo aba ari ikintu ukoze kiraho ari produit runaka iri aho ngaho ariko igihe utaracyandikisha kiba kitaraba umutungo ubundi kwandikisha bituma cya gitekerezo kiva kuba igitekerezo gusa kikaba umutungo noneho so kwandikisha bihindura iyo yari yari igitekerezo cyari ikintu runaka utekereza ko ushobora gukora gutya ariko bigatuma icyo kintu noneho kiba umutungo ushobora kuvuga uti uyu ni umutungo wanjye so kwandikisha ni ingenzi kuko bituma noneho ugira uburenganzira nawe kuvuga ngo umutungo bwite mu by'ubwenge birenze gusa iyo produit runaka wakoze bikubiyemo icyo gitekerezo cyose kuko iyo wandikishe uvumbuzi runaka ntabwo wandikisha iyo produit gusa ahubwo icyo gitekerezo cyose uba ucyandikishije kandi ukaba umutungo wawe
impamvu nari mbajije wenda icyo kibazo hari aho usanga umuntu wenda dufata urugero ntanga urugero wenda mu bisanzwe nkabanze wenda ngo indirimbo ni ya Pius Metre turi kumwe ahangaha ariko wenda gina rimbizi ariko wazajya kumva umuntu wenda wanaririmbye nyuma ye niba yarisubiyemo aragize gute ati indirimbo ariko nige yanditseho mujye kureba ugasanga uwakoze wenda remix cyangwa se wayisubiyemo niba yandikijeho irahitibiye bivuze ngo igitekerezo kwandikisha igitekerezo no kwandikisha wenda umutungo ugaragara wenda mugenzi wacu araza kudufasha mu kanya imbere y'amategeko bigira uburemere bumwe birangana wenda icyo nasobanura aho ngaho nuko kwandikisha igitekerezo of course nk'ibindi byose bisanzwe nk'uko ahabuba nimba nzi ko Metre Pius nk'urugero wari utanze ngo niwe nyiri iki gihangano niwe wagitekereje niwe wayiririmbye indirimbo ariko nkagenda nkayiyandika ni ikintu kitari icyanjye ariko kandi iyo niyo mpamvu dukangurira abantu kwandikisha kugira ngo wirinde ibyo ngibyo undi muntu uko yaza akiyitirira kitari icyaka kiyitirira kandi ari icyawe wafashe ya mbere ukagenda nawe ukacyandikisha undi atarakijyana ese ubundi kwandikisha bisaba iki dufata urugero wenda ndavuze nti ndumva muri 2030 wenda na 5 hari ikintu runaka nshobora kuzakora inangaha muri Kigali mu bintu igitekerezo wenda nacyashaka ubushobozi bisaba iki kugira ngo umuntu aze kwandikisha umutungo we mu by'ubwenge cyangwa se we ibyo yita ko ari umutungo we mu by'ubwenge kwandikisha nango wavuga uyu munsi ikintu utaragikora wagize igitekerezo ukagira iki gikora ukagira niba ari concept ukagira uko byandika cyangwa ari indirimbo ukayandika ibyo ngibyo ushobora kubyandikisha ariko kuvuga ngo mfite igitekerezo gusa ngo muri 2050 wenda ngo nzayikora nango icyo gitekerezo tucyandika iyo kimeze gutyo ariko noneho iyo ufite ikintu kigaragara ko watangiye kugikoraho kugiha design cyangwa kuki expressinga mu buryo runaka bumwe cyangwa ubundi icyo gihe turacyandikisha umutungo bwite mu by'ubwenge rero harimo ibice bitandukanye habamo ibyitwa umutungo bwite mu by'inganda n'umutungo bwite n'uburenganzira bw'umuhanzi uburenganzira bw'umuhanzi niho hazamo abahanzi abakora art cyangwa ubugeni abakora ibintu bitandukanye ibyo biza mu burenganzira bw'umuhanzi ibyo rero kubyandikisha ntacyo bisaba uza muri RDB ukuzuza ifishe yabugenewe hanyuma ukazana kopi y'icyo gihangano wakoze ukakizana muri RDB hanyuma ukabona certificate hanyuma ku umutungo bwite mu by'inganda harimo amazina y'ubucuruzi hakaba harimo n'ubuvumbuzi ibyo bitandukanye se no kwandikisha business business bihari business nango ivumbura company nango ivumbura ubwo nagira ngo dufasha abantu gutandukanya uko mwese nimwe mu byandika nagira ngo dufasha abantu kuko urumva abagiye muri business n'ubundi yo gushushanya n'urugero bitandukanye ubwo nagira ngo abantu bumva itandukaniro ryo kwandikisha business no kwandikisha igihangano kuko n'igihangano gishobora kuba business urakoze cyane icyo kibazo ni ingenzi kuko tujya duhura nyine n'abantu bashobora kubyitiranya kwandikisha business byumvikane neza ko bitandukanye no kwandikisha ubuvumbuzi cyangwa umutungo bwite mu by'ubwenge nubwo byose bikorerwa muri RDB ariko ni ibintu bitandukanye cyane cyane abantu bakunda kwitiranya kwandikisha izina umuntu afungura company yitwa runaka Metre Pius Advocates akumva yuko yandikishije n'umutungo bwite mu by'ubwenge cyangwa se trademark nk'uko dukunda kubivuga cyangwa ikirango cy'ubucuruzi ibyo ni ibintu biri bitandukanye umuntu agomba kugerageza uko ashoboye kugira ngo narangiza kwandikisha company akomeze anandikishe trademark cyangwa se izina ry'ubucuruzi muri nk'umutungo we bwite mu by'ubwenge kimwe n'ubuvumbuzi iyo umuntu yavumbuye agomba kuza akabyandikisha bitandukanye cyane no kwandikisha company
hanyuma iyo uje muri RDB baguha fishi yabugenewe cyangwa form ukayuzuza n'amafaranga make cyane utanga wishyura hanyuma bigakomeza ukakwandikira ariko make cyane nanga make cyane ijana biterwa ntabwo ari ijana ni make cyane ku buvumbuzi 30,000 ku bihangano byo ku byo navuze uburenganzira bw'umuhanzi nta kintu kishyurwa n'ubuntu hanyuma ku izina ry'ikirango cy'ubucuruzi 35,000 urumva ko ari amafaranga make cyane urakoze cyane reka tujye kuri Maître Pius mbere na mbere itegeko rivuga iki ku kugira uburenganzira ku mutungo wanjye mu by'ubwenge wenda duhereye ku icyo ngicyo kugira ngo wenda tuze kujya no mu manza ari itegeko riteganyije ko nta muntu ujya kuburana ikintu kidafite n'amategeko akigenga urakoze cyane Alphonse ngira ngo ndaza kuza kuvuga nkoresheje imvugo yanjye paraphrasing nasomye neza itegeko cyetse ariko ntiburi mfite hafi ushatse warebamo ntacyo bintu wayigiye kugira ngo ese ko twakuzanye ngo dufashirize abantu bagira ngo bafashe igice kugira n'abadukurikiye bumve neza icyo dushatse kuvuga itegeko ubundi riteganya nk'uko yavuze rifite ibice bibiri hari igice kijyanye n'ubuvumbuzi mu by'inganda hakaba n'igice kijyanye n'uburenganzira bw'umuhanzi ibyo yaravuze ikijyanye n'uburenganzira bw'umuhanzi byo nta nubwo ari itegeko ko bigomba kwandikishwa ni nayo mpamvu njyango iyo bandikishije bati RDB tishyuza ibiro by'umwanditsi mukuru ariko kugira ngo njyango bafashe abahanzi no kugira ngo bigaragare ko hari ikimenyetso wabikoze niba ukoze igihangano ati ya ukayandikisha ni ikimenyetso ni ikimenyetso ko wakoze igihangano runaka ku bijyanye rero n'ibijyanye n'inganda harimo nabyo ibice bitandukanye uburenganzira bw'ubuvumbuzi patent trademark aricyo kirango n'ibindi byitwa designs model ariko itegeko rivuga ku bijyanye rero n'ibyo ngibyo byo by'iby'inganda itegeko rivuga niba ufite icyo kirango ubwo mfasha urugero rw'ikirango aricyo trademark niba ufite ikirango ukavuga uti iyi ni radio yanjye yitwa radio flash yego ugomba kubyandikisha mu biro by'umwanditsi mukuru hari amaradiyo menshi mwese muri business imwe y'umwuga w'ubunyamakuru cyangwa by'umwihariko bijyanye na radio ariko iyawe yitwa flash indi kitwa runaka kana genda wandikisha ikirango cyawe cyitwa flash hatagira undi muntu uzaza agakoresha iryo zina niba uvumbuye icyitwa patent ukagira ikintu ukora iyi mikoro itari iriho ukayikora yandikishe bigaragare bimenyekane ko iyo mikoro ari wowe wayivumbuye ari wowe wayikoze ejo undi muntu atazaza akavuga ati mikoro nige wayikoze niba ukoze telefone nk'iyi ugatanga design imeze uku nguku iyo design yandikishe bibe bizwi ko ari iyawe ubwo narimvuze rusange ku bijyanye no kwandikishwa yego uko kwandikishwa rero niko gutanga uburenganzira ubwo ni mu bijyanye n'ubuvumbuzi mu by'inganda nibwo butanga uburenganzira noneho ubwo burenganzira ukaba ari bwo ubwo burenganzira bukwemerera gukoresha icyo kintu ubwo ni use wagikoresha ukakibyaza umusaruro ushobora kugikoresha ugi licensing ugihereza undi muntu akaba yagikoresha akakwishyura ndetse n'ukirenze akagikoresha mu buryo bunyuranyije n'amategeko ashobora kubitangira indishyi cyangwa kubihanirwa bivuze ngo amategeko nayo azazamo kubera ko ufite proof cyangwa se ufite ibihamya ntashidikanwaho ko icyo kintu koko ari icyawe reka tujye no mu bahanzi ngira ngo mvise icyo RDB ivuga
urumva n'abanyamategeko icyo bavuga ubwo wenda mu kanya baraza kutubwira niba hari n'imanza wenda z'abantu bashobora kuba bajya kubiyambaza kugira ngo urukiko rube rwo rugaragaza ko ikintu ari icyawe. Mwebwe nk'abantu muba mu industry nk'uko mukunda kubyita by'ubugeni n'ubuhanzi n'iki byose, mwumva mute iyi ngingo turimo tuvuga yo kwandikisha umutungo wanyu mu by'ubwenge? Murakoze. Kwandikisha iby'umutungo mu by'ubwenge ni byiza cyane, birafasha cyane cyane nko ku ruhande rwacu nk'abahanzi, kuko hari nk'igihe ushobora gukora igihangano ukagikora mu bitekerezo byawe cyarakuvunnye, tuvuge mu buryo bujyanye n'amafaranga, ariko ukajya ukabona tuvuge nk'urugero, ntanga urugero kuri radio flash iraje yifashe igihangano cyawe igikozemo fotokopi ikimanitse hariya kandi wari waragikoreye, kuzakigurisha tuvuge nka tableau ari imwe iba ari imwe ikoze, amafaranga wari witezemo ntago ariyo uri bubone, kuko abantu baragenda bakibone hariya, tuvuge n'abandi bakibonye hariya, kuko abaguzi bawe ntago bazaba bakimenye ko igihangano ari icyawe. Urumva bizaba bigabanyije agaciro mu bijyanye n'amafaranga, bigatuma umuhanzi bitamugirira akamaro ngo bimufashe. Nicyo navuga. Aho ngaho ubwo duhise wenda twihuta tugera mu nyungu, ariko turagira ngo twumve n'ibijyanye no kwitabira. Ndagutangaho urugero kubera ko urumva ntabwo ndi bujye kwimagina kandi natomboye ndagufite uyu munsi. Yego. Umaze igihe kingana gute muri kano kazi ko gukora ibihangano? Uyu ni umwaka wa 4. Ufite nk'ibihangano byanditse bingana bite? Mfite ibihangano bigera muri 4 byanditse. Ibyo ni ibyo nakoze, ndavuga ati iki ngiki gifite ubuvumbuzi runaka, nicaye ngategura no mu bijyanye n'ama exhibition nagiye nkora atandukanye, ndavuga ati iki ni ikintu nagiye natekereza, ndavuga ati ntago ari byinshi, reka nyandikishe kugira ngo uzagerageza kugikora, kuko umuntu abagerageza kwandikisha igitekerezo cyane cyane, kuko nko mu bugeni ni ibintu biba bigenda cyane kuri interinete, ku ikoranabuhanga. Umuntu w'ahandi ashobora kugikoresha akakibyaza inyungu. Niyo mpamvu tuvuga teka tucyandikishe kugira ngo bizatugirira akamaro no mu myaka iri imbere, kuko haba hari igihe igihangano kigera kikaba nk'icya rubanda, kikaba gishobora gukoreshwa na buri muntu wese. Urebye sinzi neza baraza kudufasha batugire impamvu wenda narimbajije icyo kibazo. Uravuga ko ufite ibihangano 4 bimaze kwandikwa. Yego. Bivuze ngo hari n'ibyo ufite bitanditse. Yego. Kubera iki byo? Ibyo bitanditse rero no gushaka ukuntu tugenda tubyandikisha gake gake, kuko tugira ngo tubihuze n'umwanya tuba dufite. Umuntu ashobore kujyayo uyu munsi, ejo asubire mu kazi, yongere yandikisha ikindi gihangano, ejo asubire mu kazi. Urebye nyine biterwa cyane cyane n'umwanya umuntu aba afite. Yabonye bikunze cyane arasimbuka akagira igihangano yandikisha koko. Ubwo noneho hari nk'umuntu ushobora kudukurikira nawe nawe akora ku kazi k'ubugeni, ubuhanzi, nk'abanga bose mizi turimo tubwira ngo umutungo wanyu mu by'ubwenge ni mugerageze muwandikishe. Ibyo wandikishije hari inyungu wayibonyemo mu kuba byanditse, kugira ngo umuntu nawe tumukangurire aze kwandika, cyangwa se n'abandi bumve n'akamaro ko kwandika? Yego, murakoze. Nanone ni ingenzi cyane, kuko nk'ibyo nandikishije mba mfite nizeye neza ko biri mu maboko yanjye, niko nabyita. Igihe cyari cyo cyose nkeneye gukora nka kopi
cyangwa kugirana amasezerano n'undi muntu akaba ari igihangano cyanjye, hari n'ahantu byanditse ko ari igihangano cyanjye ku buryo bishobora umuntu tutajyanye amasezerano ashobora kugikoresha, noneho nkaba mbona uko nabikurikirana mu bijyanye n'amategeko. Niko kamaro mbibonamo njyewe. Aha, urakoze cyane Kere. Umunyabugeni aravuga ati kwandikisha turabona aragaragaza mbese ko hari inyungu ko yumva atuje ko igihangano cye nta uzakimuteraho cyangwa se nta uzagikoresha mu buryo bunyuranye n'ubushake bwe cyangwa se bunyuranye n'amategeko. Ubundi inzira bicamo twabaye nk'ababikomozaho ariko ntabwo twize tubyinjiramo. Inzira bicamo kugira ngo kanaka yandikishe igihangano cye, yaje azana iki, hanyuma niyo avuye iwanyu mu muhiki cyerekana nyine ko yandikishije umutungo we mu by'ubwenge. Mama we, ikiganiro cyiza kiduha amakuru meza, inganzo y'abahanzi ni kuri radiyo Flash FM 90.4. Gatandatu guhera saa 7 n'igice kugera saa 8 n'igice.